tuvuga twamakena ntawe ujya ntubasha nanone nagusohoka simwana wanjye yabaye kimwe kabya yakubitwa n'inkuba itateguje ugatarura urwo gitara uranshaka yi nari mfuye bros ko umukobwa yaramenyeho ibishyimbo n'amami n'inwa yabyo mwana mukanya numbira urumena ruhondo ku mwana wanjye no reka mbwire wakanyandikwe ko namusize hano yagiye ateko yarasezeye bimeze gute ko mama ahubwo naretse cyagiye asigana na Ketse yangiye kureba wa mutipe w'inshuti yanjye dufitanye business ahubwo Ketse byagenze bite ntacyo noneho akira none iyi telefone ushaka umuhamagare rebe ko yaba yarageze kumbe ko yageze amahoro nagose mama namuhekeje neza yageze amahoro ndabizi okay none reka rero twizere ko yageze amahoro ahubwo rero ikindi cya kabiri muzi ko muri misi nabakwiye ukuntu Marina agiye kuza kudusura kandi azahaba igihe kinini ubwo rero Kefe nawe mugiye kugenda mutegure icyumba cy'abashitsi kumva mushiki wawe uyu agisase neza nawe ushake yanzitiramibu nziza ibitse uyimanike kugira ngo umwana azaze aryame nta kibazo atazahava ahanduriye malaria ubwo mugomba gutegura icyo cyumba neza supanete mukayimanika neza urukumva kugira ngo ejo azataha afite amagara mazima ariko kenshi isabune kuri kandagira ukarabe ubundi irahari neza nta kibazo ku buryo n'umushitsi wese n'undi utaruriya yaza agakaraba neza kuri kandagira ukarabe mama ndakeka isabune yashize ubwo turaza gushiramo iyindi sabune aza kuyima Ketse rero dore Marina agiye kuza umwana witonda ufite imico myiza bya bintu byawe byo kwirwa wiruka mu duhungu uramenya utazamwanduza ukajya witwara neza aho kugira ngo kwigiye imico mibi ukamubera intangarugero ukwiye kwikosora ngiye rwose mama Kevaranya akuntu abambeshye rwose aranyibukije ako kantu Keti urabizi neza na buriya buhungu n'imico yawe ugiye kujya wirwa umwana uramenya uriya mwana na mama w'ubwe yambwiye ko mu rugo amwizera rwose mva kuri iyo ngingo musambabarire ahubwo mwana urakoze ako kantu nari mwibagiwe ntera kandi nawe uzajya umucungira hafi kandi ugerageze kujya uganiriza nabo ariko mama ntubizi se ko njya mwigisha kandi usibye ko atari ikosora ariko mbona atangiye kubigendamo neza birimo kuza gake gake ari ukuntu atangiye kwikosora akuzi ko isaha yambwiye yo kugera muri gare irageze umva roketi uramenye genda umuzane kuko mama we yambwiye ko azamuha utuntu akanzanira biragaragara ko afite ibintu byinshi ariko bya bindi byo guca izindi nzira ukanyura hirya no hino ntazi umbabarire hita ugenda ahubwo mbega umwanya mwiza mbonye kujya kurashira wanjye reka nze ngende kumureba yego Ketse nakuze mushiki wanjye ibyo mama yakubwiye ubyiteho kandi ubyubahirize arabanze ndabikora Yes dezo bro mugezeho rero ngo ndebe uko umeze Shana cyahindutse nane kwa kundi pe ese mwana reka turebe uko bimeze ubundi akira reba ubwo uri muganga hari n'icyo wamfasha warashize asa ubundi ufite mituweli aka kaboko kawuzi ko haziramo infection rero uko mbibona wa muhungu we umva waranegekaye pe ini fracture ouverte niko bayita ubundi ya fracture ouverte ni ibiki byamaruhuka ndabona bitoroshye gashyire mu ntuza muri position yako gutya ako ubundi muvande ufite mituweli ntayo se shaye bya mituweli kushira n'imyaka 2 utivuje yawa akaraka kabazo nahuye nako naho ubundi mba numva ntanayitanga ntawe usobanutse koko burana gufataga nk'umuntu usobanutse ugiye kumbwira ko utishyuye mituweli koko 3,000 ko nta mwana ufite ko nta muntu uriza uba wuze 3,000 bya mituweli mva musore
muri iyi minsi byaroroshye urumva ubu ngubu ugenda ku bitaro ukishyura mituweli ugahita wivuza ntabwo bagitegereza ya minsi yose noneho kuva bidasaba ukwezi ngo umuntu yivuze sha kubera aka kabazo noneho ubu ntanayitanga pe ndi kubabara byatari bro ni ukugira ugatanga vuba iyo mituweli ukajya kwivuza sibyo nta kibazo gusa twa dukobwa twawe mwana kanze nitawe niwe kabisa wibe wibe cyane sawa kabisa abandi se meze nabi ariko reka mfe kuza ntari kaniyandayande ndebe ko nahagera sawa muganga agiye hehera atanansezeye wa mvuge se ko agiye gukora ibikomeye cyangwa ibyoroshyera ko reka niyandayande ngende ndebe umwana ku mwana aho mva noneho ngo ntibategura uyu mwana noneho ntabwo ari bunyange tu ngomba kumukomve kuko byagenda kose amazi we amazi y'abasoda ayiwe amazi we amazi y'abasoda ayiwe A.R.B. with this beat. yabitese umwana ni byiza ndabona unameze neza n'iki byose cyane wa wankosoye wajyanishije si cyane nkaho okay ariko se mura byo nakoreye nturanyurwa ahubwo bure urabizi zaguteza mama uranyibukije nabyihoreye ariko ngiye kuguteza mama wawe na musaza wawe noneho nde kuntu baza ibintu wankoreye ntago bibaho pe sibyo umva mura nushaka uzaba baneze ntacyo byantwara ariko mwana sibyo nibirenze urumva twakiyunga sibyo twiyunge twebwe ibyo najya kuba guteza naba ndi umusazi reka naba ngiye kubinjajwa ahubwo twakiyunga nta ribi sibyo nkabyibagirwa nawe ukabyibagirwa sibyo noneho umubano ugatangira aho ngaho byo biranarabyirengagije biranta nta kibazo sibyo urumva ibyo biriya tukabyibagirwa twembi sibyo urabyemeye se ubundi se twiyunga mu nzu ahubwo ntegereje n'umuntu ukuntera umwanya ako buri uriya musore nansanga hano ntibira bibazo ra kangera vuba nigendere bro nandi kumubwira ko nasanze uri korohera icyo nari ndi kukubaza sura kiza nandi kumubwira ko wakize gusa nta kindi ahubwo reka nigende ariko sha ndi kugukeka ariko umujama yari yateguye sanze ndwaye ahita aza kureba umwana wanjye
sijye narota ngeze kwa tantine sumva riyora. ariko Karimu koko yagiye maze kubona ko Karimu yari afite umumaro ahantu bose babura umuntu bafungurira. Ni Marina sha iminsi myinshi pe. Sha Marina ndabona wanavunitse pe iyi mitwaro yose. Tantine se si yambeshe ngo arohereza umuntu mfata. Nese Ketse ntabwo yakugezeho. Ketia ako Keve skusetsa nta muntu igeze mbona. Sha basi karibu ibindi tubaza kwivugana ariko ni karibu wacu. Keve siko hano hahindutse. Mwati abaranje siko Tantine yababukire we. Wowe iruka kera tutazana amazi reba umugezi hariya nawe tujya kuva mu firiya. Ewe ndabona rwose hano harabaheza cyane. Tanti yewe Marina wabanje koko kuri Mbega yewe mbega amasho amashongore urwa haraho rero iyo Ako mukumburanye. Akame nari mu Tantine. Ni karibu basi. yewe mbega Mama Marina yanavunitse pe uzi ko nibi bikakubye biremeye. Yarenganye. hanyuma se Ketia ntawe mpuye namwohereje ngo agende muhure muri gare akuza none subu amenya agiye he none ubwo se yace muziye nzira. Tanti Ketia ntabwo nigeze mubona nukuri. Ariko mama nge ntabwo Ketse yaratunaniye. Uriya mukobwa nawe tuzamushobora pe. ubwo rata mwana we ibyo bya Ketia tubireke musaza we agende amuhamagara ahubwo nyibwirira amakuru yo mu rugo rero. Amakuru yo mu rugo ni meza cyane. Baraho barakomeye. Umva bose barakomeye umva si wareba mbega. Mama yanambye ngo ngusuhuze cyane ngaragukumbuye umva ngo bitinze kugera ku ya mbere ngo zatagusura. Cyane agenda mukumbuye we. Cyane uko rari nahaje umuzuje. Uragenda urakubita amazara atemba ibiki biratemba. Iza byaraduteye amazu yaragiye. Ibintu byose biraro biracika mbese inaha wagira ngo ni ingaruka yari yabaye. Yewe Tanti nanjye aho nanyuze nagiye mbibona. Si wabibonye se? Harashize. Keve reba ya telefone wahamagara uwo mukobwa nanjye reka nze nakira uno mwana. Yewe kanze ndebe icyo nkwakiza sha. Mama mana namu. No.